igihe kigeze rero ndashaka asanga umugabo ari umusore nanjye ndi umukobwa, dushakanye tubyarana umwana wa mbere, umwana agize amezi 9 umugabo aba arapfuye, apfa cyari igihe kibi cyane sinanamushyinguyeho. Umugabo twarabanye tubana ndakibazo, imitungo y'umugore mukuru yose akayinzanira kubera ko yangundaga cyane, ati umugore mukuru aba ari ngiye waza kureba, turabana. Igihe kigeze nawe tumaranye imyaka 2 n'igice, nawe bafashwe n'uburwayi aba arapfuye. Babiri bakanga kujya imbere ngo bakabwirana ngo none ngo nitumwica bakamenya ko ari twe twamwishe, ngo bagumya gusigana, ariko basigana ngiye ndi kugenda, basigana ndi kugenda, birangira bwanye amafaranga twariye nayo dutegereje kuzahabwa, tuzavanga icyatumije tutamwica cyaba rigiki. Bajya inama birabananira. Uwo musore wari ukubimbwira mbwe ati ngiye nakoze ku mbunda ngo ngurase, numva indoki ziranze. Nabagenzi banjye ngo nabo baramubwiye ngo nabo bakoze ku mbunda ngo bandase, ngo nabo bumva amaboko aranze. Imana yambaye umugabo mwiza, mbaye umugabo mwiza, ndarwanira n'undi mugore, umugabo wubaha Imana, ibyo bigeze numva bifashije, yubaha Imana, tubyumva kimwe, umugabo nkunda, numva mbishimiye Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Umugabo turi kumwe tubyaranye abana 6. Uhawe ikaze kuri Abaragwa TV, Abaroma igice cya 8 umurongo wa 17. Kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, agakiza ni ku buntu. Haleluya. Cyane amahoro y'Imana abane namwe. Turagarutse kandi ni ku Baragwa TV, tubaha ikaze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nitwa Masengesho Innocent. Murabona ko kuri kamera turi kumwe n'umubyeyi, turi kumwe n'umutumirwa. Turabizi ko mukunda ijambo ry'Imana, mugakunda ubuhamya. Rero ni nayo mpamvu natwe tudahwema kubashakira abatumirwa kugira ngo babagezeho ibyo kujya by'umwuka. Turabashimiye rero, tubaha ikaze, dufatanye muri uyu mwanya wo kumva icyo Imana ivugana natwe. Reka dusabe umutumirwa, ni umumama mwiza ufite ibyanditswe, ufite ubuhamya. Reka tumusabe basuhuze, kandi namara no kubasuhuza abibwire kugira ngo dukomeze n'icyo Imana yashize ku mutima we. Ni karibu. Haleluya. Imana ishimwe. Amazina yanjye nitwa Uwimana Ngabire Utariya, nsengera ku itorero ryo ku Rubundo, paruwasi ya Rugerero. Ndi umukristo kuri iryo torero. Imana iduhane umugisha. Amen. Arakoze cyane, aramaze kutwibwira amazina, atubwiye kandi nahakorera umurimo w'Imana. Ndumva twamusengera Imana kugira ngo akomeze n'icyo Umwuka yashize ku mutima we. Mana turagushimiye, Mana turaguhimbaje, tugushimiye ubuntu n'imbabazi zawe ukomeje kutugirira. Tugushimiye kudukunda, kandi ibimenyetso byerekana ko dukunda tugenda tubibona uko bukeye n'uko bwije. Tugushimiye ko duhaye umwanya wo kugira ngo twongere twibutse muri bimwe ugambiriye kuri twe, haba mu byo wakoze cyangwa mu byo ugambiriye gukora. Dusengeye umuja wawe kugira ngo umufashe, umushigikire, ibyo ugiye gucisha muri we abibwira abantu batandukanye bari mu bihugu bitandukanye. Turamusengeye kugira ngo abe ari wowe ubiherekeza, kandi umushigikire muri byose kugira ngo uri bwumve icyo uri bucishe muri we gishobore kugirira abantu bose umumaro. Urakoze kuko wumvishe gusenga, byose tubisabye twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ni karibu, wakomeza, tuguhaye ikaze. Mfite ijambo ry'Imana ndabanza gusoma, ni mu bice ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Ni ijambo rifasha cyane ku byo ngiye kuvuga. Mbere y'uko mbivuga nibyo manza gusoma kubera ko byamfashije cyane mu guhamagarwa kwanjye. Ibice 18 umurongo wa mbere turageza ku murongo w'8.
ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka ibice 18 umurongo wa 1 tugeze ku 8 haranditswe ngo abacira umugani wo kubigisha ko bakwiye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ndihite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi, aramusanga aramubwira ati ndengera ku mwanzi wanjye. Amara iminsi atemera, ariko ahageze aribwira ati nubwo ndubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahoraza iminsi yose akandushya. Nuko umwami Yesu arabaza ati nimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo Imana se yo ntizarengera intore zawe zitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwira ukuri yuko azazirengera vuba. Ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri jambo ryarafashije cyane, ry'umucamanza n'umupfakazi wamutitirije. Yesu aravanga abacira umugani wo kubigisha ko bakwiye gusenga iteka ntibarambirwe. Ngarababwira ngo mu mudugudu hari umupfakazi n'umucamanza. Imana itugirire neza. Uyu mucamanza Bibiliya yamuvuzeho katubahaga Imana kandi ndihite ku bantu. Imana yacu idufashe, kandi yagomba gucira abayoboye urubanza, ariko ikibazo yari afite ngo ndabwo yitaga ku bantu kandi ndiyubahe n'Imana. Uyu mupfakazi aza kugira ikibazo mu mudugudu, uwo mucamanza abereyemo umuyobozi agira umwanzi aramumerera nabi, kandi byari ngombwa yuko uyu mupfakazi arengerwa n'uwo mucamanza. Ariko ngo amara iminsi atemera, akamusanga ndiyemere, ejo agasubirayo ndiyemere, bukira agasubirayo ndiyemere, ndiyarambirwa, kubera ko agomba kumukemurira ikibazo cyangwa kumurenganura. Amara iminsi atemera, igihe kigeze umucamanza ngo aribwira ngo nubwo ndubaha Imana kandi sindite ku bantu, kubera ko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahoraza iminsi yose akagira ute akandushya. Imana yacu idufashe. Yageze igihe cyarageze aramurengera, amaze kumurengera ibyo birakemuka kuko byari bimugoye, amucira urubanza rwiza, aragenda ndiyagaruka. Ijambo ryatubwiye ngo mbese ndimwumvise iby'umucamanza n'umupfakazi wamutitirije utarubahaga Imana, ngo mbese Imana ndizarengera indore zitakira ku manywa na nijoro? Ijambo ryatubwiye ngo ndabwo azazirangara ngo ukazazirengera vuba. Imana yacu idufashe. Amen. Imana yacu ihimbazwe cyane. Iri jambo ryaramfashije cyane kubyo ngiye kuvuga. Iri jambo ryaramfashije. Nasanze Yesu ajya arengera abamutakira ku manywa na nijoro, ndabwo ajya asuzugura gusenga k'umukene cyangwa si k'umukire. Yarengeye umupfakazi, uyu mucamanza Yesu nawe araturengera. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nanjye Yesu yarandengeye, mfite ubuhamya bwinshi, ariko ndagenda mbuvugaho buke buke kugira ngo n'abandi bari hirya babihebye cyangwa babona batagira kirengera bamenya ko Yesu ari umurengezi wacu. Iri ni ijambo ry'Imana numvishe twamanza kuvuga. Imana itugirire neza. Nanjye mfite ubuhamya, hari icyo navuga kuri Yesu kandi cyiza. Ndavuga ubuhamya bwo mu gushaka kwanjye. Ndi umukobwa ndabyaha nivurugusemo, nibyo nzi, ndabwo nabaye indanga uko babivuga. Njye nakuriye mu cyaro, igihe cyarageze ndashaka, ariko nza gushaka narabatijwe muri ADPR. Narabatijwe ariko sinashoka ngijijwe. Igihe kigeze rero ndashaka, nsanga umugabo ari umusore nanjye ndi umukobwa. Dushakanye tubyarana umwana wa mbere, umwana agize amezi 9 umugabo aba arapfuye. Apfa cyari igihe kibi cyane, sinanamushyinguyeho. Cyari igihe cy'indambara y'97 y'abacengezi, ahantu yari yihishe. Aho ngaho niho bamwice. Ubwo nari narahunze naragiye kure, aho ngarukiye barambwira ngo yarapfuye. Apfa asiga umwana w'amezi 9. Urwo rugo ndabwo narubayemo, byabaye ngombwa ko nsubira mu rugo njya kuba iwacu. Mbahaba igihe gitoya gishoboka, ng'igihe cy'umwaka gishize ndabona ndongera njya gushaka undi mugabo. Shaka umugabo ufite undi mugore, ndabwo byanguye neza. Ari umugabo w'umukire, nabonaga ndakibazo, numvaga nishimiye kubana nawe, kubera ko icyo gihe twari dufite ubukene kandi bukomeye. Ndavuga ngo mbonye umugabo w'umukire, buri ubukene bwanjye bugize ute burashize. Umugabo nabanye nawe tubana neza ndakibazo, ariko akagira umugore mukuru bari barasezeranye mu murenge, barasezeranye no mu dini, kumuyabwira ko basezeranye mu Gatolika. Ubwo ariko ngiye musanga ndaho twagomba gusezerana ko afite undi mugore yasezeranye nawe. Umugabo twarabanye
tubana nda kibazo, imitungo y'umugore mukuru yose akayinzanira kubera ko yangundaga cyane, ati umugore mukuru aba ari ngewe waza kureba, turabana. Igihe kigeze nawe tumaranye imyaka 2 n'igice, nawe bafashwe n'uburwayi abarapfuye. Nawe apfa asiga umwana w'amezi 9. Aho wa wundi yapfuye uwa mbere asigiye umwana w'amezi 9, n'undi nawe apfa asiga umwana w'amezi 9 w'umukobwa. Maze kuzigira umwana w'amezi 9 nabaye mu rugo rugo, ibintu birangoberana cyane, mbona bimbaye ibibi. Mbonye bimbanye bibi, ndavuga ndi rero ngozwe n'isoni kandi ndamwaye, ndawo kundengera. Numva nigiriye inama yo kujya gusenga. Njya gusenga ku itorero ryari rinyegereye, maze gusenga nari mfite umubabaro mwinshi cyane, mfite abana 2 b'imfubyi bafite basi batandukanye. Ubwo aho ngiye gusengera niho nagendarira Imana, nihana ibyaha byanjye byose. Maze kwihana, uko nihanaga numvaga ndabibabariwe. Nihanye ubwa mbere numva ndambabazi zigomba kungeraho, kuko numvaga narakoze ibyangwa n'amaso y'Imana, ndavuga uko biri kose ndabwo ngomba kubabarirwa. Maze kwihana ubwa mbere, ubwa kabiri nsubiyeho ariko wa gatatu twasengeraga naho ndongera ndihana, ni muri ADPR nasengeraga. Nihanye numva nabwo sinduhutse, kuko nabonaga nari mfite ibyaha numvaga biremereye, kuko nari narigishijwe ko gusanga umugabo ufite undi ari icyaha. Numvaga ari kugira ngo Imana imbabarire icyo cyaha cy'ubusambanyi, numvaga atari ibintu byapfa kunyorohera. Igihe kigeze ko ariko wa gatatu ndongera nzubirayo, ndongera ndihana. Maze kwihana umushumba wari utuyoboye arambwira ngo mbese ko wihanye ejo bundi ukaba warabyihanye wongeye kubikora. Ndamubwira ndaho nongeye kubikora, ariko ndi gusaba Imana imbabazi. Arambwira ngo nduzongere kubyihana, Imana yarakubabariye. Numva umutima ndaruhutse, numva umushumba atsabiye imbabazi, arambwira ati rwose gira kwizera, Imana yarakubabariye. Numvishe nduhutse mu mutima wanjye, ariko nubwo naruhutse nagize amakenga, ndavuga ndi byashoboka kuba bimbwiye, kubera ko mbyihanye 3 nikurikiranyije. Ndavuga ndi reka nsaba Imana ikimenyetso. Hari nijoro niho numvishije ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 32 umurongo wa 1 n'uwa 2, hari kumbwira ngo hahirwa ababariwe ibicumuro bye, ibyabye bigatwikirirwa. Hahirwa umuntu witeka atabaraho gukiranirwa, mu mutima we habe mu buriganya. Ndabibiriya nari mfite icyo gihe, hari abana b'imfubyi b'abaturanyi iwabo bari barapfuye, ari abana gusa basigaye, ariko mbabwa amakuru ko nyina yasize Bibiliya mu nzu. Hari mu gitondo ndagenda mbwira abana ati mumbereze Bibiliya yo mufite, kuko iwabo bari barapfuye ari abakristo. Abana bambaye Bibiliya, nibwo bwa mbere nari numvishije ijwi ry'Imana rivugana nanjye. Sinarinzi uko bayisoma, sinarinzi na Zaburi ngo yanditse, nafashe ya Bibiliya nshakisha ahantu Zaburi yanditse. Ndangije mbona iryo jambo ndaribonye, ndaryisomera rivuga ngo hahirwa umuntu wababariwe ibicumuro bye, maze ibyabye bigatwikirirwa. Numva umutima wanjye urarutse, ndavuga ati ngiye gukurikira Imana niyizandengera. Nari mfite umubabaro ukabije cyane, ndamubyeyi wagombaga kuba yambumuriza ngo mbumurike. Numvaga nihebye muri uwo mubabaro, nabonaga ndaho nzigaye, numvaga abantu barambonaga bakanandinya, nanjye ubwanjye ngabona ndi ikibazo. Ariko Imana igira neza, aleluya. Igihe cyarageze rero, umushumba maze kubona ukuntu nihanye naciye bugufi, arambwira ngo rero tugiye kwandika abanyagice bo kubatizwa, n'abandi baguye tugiye kubakira, none nawe ugomba kuza ukajya mu zindi nama nawe ukakira. Numva ndabyishimiye, baranyigisha kuko bari kwigisha abanyamubatizo. Igihe kigeze batwohereza kuri paruwasi. Ngeze kuri paruwasi, umushumba wacu yitwa Dionisi, twasengeraga mu Kanama, yari paruwasi yacu. Mbageze abaza abandi byarababaza, nanjye abangiseho. Arambaza ngo none weho byagenze gute, uri wo kubatizwa cyangwa uri wo kwakira? Nahise mvukama hasi ndavuga ati mushumba Imana imbabarire, narasambanye, nashatse umugabo ufite undi, none yarapfuye, none ndi kugaruka kugira ngo ure umurimo w'Imana. Arangije arambwira ngo humura, Imana yarakubabariye, kandi ubwo wihanye usenga Imana. Ambwira ijambo, arambwira ngo umupfakazi usigaye wenyine yiringira Imana agasenga ku manywa na nijoro. Arambwira ngo usenga Imana igukomeze, duzongere gucyurwa n'abandi bagabo. Imbanura umushumba yambaye narazakira. Arambwira ngo kandi humura uzashaka uwundi mugabo, dore uracyari muto. Cyo go umugabo wa kabiri yapfuye mfite imyaka 26. Umushumba amaze kumpa imbanuro nazigendeyeho, niga gusenga nari ndabizi.
uko nsenze ngibuka naba ngiye kuryama ngibuka ko umushumba yambwiye ngo ujye urasenga ku manywa na nijoro ngo umupfakazi usigaye wenyine niko agomba kubigenza. Nanjye ndabikurikiza ngasenga ku manywa uko nshoboye na nijoro ngasenga. Ndi gusenga Imana ikajya igenda ingenderera ngayibona ngabona inzozi, ngabona umuntu aje kumbagara ruhande umeze nka marayika. Nabonaga ari umugabo muremure wambaye imyenda miremire kandi myiza, ndabwo namubonaga mu maso, yambishaga mu maso. Numva ari kumbwira ngo mwana wanjye ujye urataha kare, uteke kare, urye kare, uryame kare. Amaze kubimbwira ndamubura. Ngejo nijoro aragaruka bimbwira ku nshuro ya kabiri. Amaze kubimbwira ku nshuro ya kabiri nanjye ngendera kuri izo uwo marayika ibyo yambwiye numva ndabikurikije, ariko muri njye numvaga ko ari Yesu uvuganye nanjye kandi koko yarari. Natangiye kujya ndataha kare, ndabwo natahaga bwije, ngateka kare. Saa 12 zageraga nageze mu buriri naryama. Naryamaga muri saa 12, saa 2 ngaba ndakangutse ngatangira ngasenga. Nagiraga ubwoba kubera umuryango nari mfakariyemo, numvaga ndaho nsigaye ngavanga uko biri kose cobora no guterwa bakanangirira nabi. Ngavanga ikiza nuko ngomba gusenga Imana kandi nasengaga Imana ndi kwibwira ngo Mana undindira ijoro nimbona bukenda gushima. Narasengaga abo bana bahise bambwira ngo rero, bari bambaye Bibiliya barambwira ngo rero hari n'indirimbo iwacu basize uzaze tuyikwihere, nayo barayiba. Ubwo narasengaga ngaririmba, ngasenga ngaririmba, ngavugije ngareba ijambo ry'Imana ngibwiriza, ngabona ijambo ry'Imana riramfashije. Ubwo narambirwa nga saa 8 zarageraga, ubwo ngabona ngugera ryama ugacya mu gitondo. Imana yacu tugirire neza, ntabone imbaraga z'Imana. Amezi 3 gashize ndi gusenga, ndi kwinginga Imana, nabonaga ndawe nyitayeho. Imana yacu dufashe, ariko Imana ikagenda ibana nanjye, ngumva ndakomeye. Ubwo bwashaka kuza ngumva ndakomeye, ndihangana. Numvaga kubana n'Imana kuri njye wari byo byiza, kuko nubundi n'abantu barandinyaga bakanga kumvugisha, bari bamaze kugira amakuru menshi ko napfushije n'undi mugabo. Imana yacu dufashe, ubwo bakandi ngabona ndi njyenyine ndantushaka kumvugisha, ariko nayo ndabatirika nti reka nizirike ku Mana ngisenge, aho abantu batandengera Imana izandengera. Igihe cyarageze rero, amezi 3 ashize ndi mu rugo, niho nagiye kubona ariko gupfakara ni bibi. Buri ubwo bupfakazi bwarambabaje cyane. Umugabo yamaze gupfa, ariyo mbamvira ijambo ry'umupfakazi nguze kurivugaho, ndavuga ubu buhamya. Ubupfakazi burababaza. Umugabo yamaze gupfa, mukeba wanjye akajya araza gushikira ibintu mu rugo. Icyo yakoze cyambere, umugabo yari afite uruvumbu rw'inzuki rw'iwanjye, ubuki yahakuraga bwabaga ari ubwo mu rugo ngewe. Umugabo yarambwiye ati rero ugomba kujya urarya ubuki, ukaburisha imikati, ukabunywa mu gikoma, ukabyibuka abanga abagore bo muri Mahogo. Ubwo rero ubwo buki igihe cyarageze umugabo apfuye, ko mukeba wanjye yari afite umwana mukuru w'umuhungu, hari mu gitondo nsohotse hanze mbona umwotsi guru gucumba muri rwa ruvumbu. Ndebye nsanga ubuki bari kubuhakura. Ngira ubwoba nsubira mu nzu, mbonye ari umuhungu w'uwo mudamu wari umukeba wanjye. Nsubira mu nzu ndongera ndaryama, ndabona ntacyo navuga. Mu gihe kitarambiranyije ngiye kubona ngo mu minsi mike mbona ya mitiba yarayijyanye. Ikindi ibintu byo mu rugo byitwaga ngo byavuye ku mugore mukuru, byose umugore mukuru araza akabishikira ngo abimuhereza akabitwara. Igihe cyarageze rero, amezi 3 ashize ndi mu bwo buzima. Niho igihe cyageze, ubwo narakiriwe narabaye umukristo. Igihe kigeze niho nabaye ndi mu rugo ndi guteka, numva umutima unyemeje guteka ibiryo byinshi. Mfata impungure ndazirondora, ni mu cyaro, ngerekaho ibishyimbo, ibiryo birashya, ngibaza icyo mbitekeye kikanyura, ariko umutima wanyemezaga kuba nabitetse. Ngiye kubona mbona haje umuhungu w'umusore w'umuturanyi, arambwira ngo yewe mbese kurupasa urwo rukwi, hari urukwi rwari rwarananiranye, ndi kurwasa ngo ndeke ibyo biryo byashya. Kurupasa urwo rukwi urarushobora? Ndamubwira ntabwo ndarushobora, ariko ndihangana. Arambwira ati rero uramba ku biryo ngo ndukwasirize? Ndamubwira ati ibiryo ndabiguha ndanabitetse. Arambwira ngo urabizi n'ikindi? Nanjye ngo mbaye ku biryo ngarya ngahagati dore mbase 2 ndarya. Ati nakubwira inkuru. Numva ngize amatsiko go kumva izo nkuru ari bumbwire. Ndangije muhereza rwarukwi na yashoka abaragwashije, maze kurwasa aragenda aravuga ngo mukanya ndagaruka, ngo ndagaruka umbe ku biryo, ngo numba ku biryo ndakubarira inkuru. Nenda ndavuga ati genda ugaruke mukanya biraba bihiye.
numva umutima unyemeje guteka vuba ngo bishye. Ibiryo narabicaniye ngiramo imbaraga birashya, bimaze gushya mu kanya baraje. Akanya yambwiye mbese nga nyuma y'iminota 30 mbona araje. Numva umutima unyemeje kumwarura ibiryo byinshi kuko ari yambwiye ngo amaze kabiri atarya. Mwarura ibiryo ngira kusiniya mwicaza muri salo ndamuhereza. Mu gihe ari kurya arambwira ngo ndabindi ufite, ndavuga ati ibindi ndabifite nubimara ndaguha ibindi. Ubwo ibiryo amaze kurya mbonye abigabye kabiri ndagenda nsuka ibindi kuko nari mfite amatsiko g'inguruza agiye kumbarira. Maze kumusukira ibindi abarariye. Amaze kurya ahagereje arikerera harambwira ati none icara ngo baririmbe. Nanjye ndicara. Arambwira turabizi dikinde ati ngo rungiye kukubarira nduzasivuge. Ndi kubera yuko ni Imana ishaka ko nzikubwira twatinye kukwica. Uwo muhungu yararoko defense yarari umuturanyi, abaroko defense bamwe b'icyo gihe bambaraga imyenda itukura bakagira n'imbunda. Arambwira ati ngewe twaterejwe kukwica. Ngewe n'abagenzi banjye batatu bo hakurya ku misozi itandukanye. Umuntu wadugutereje ngo tukwice ni mukeba wanjye, ni mukeba wawe. Arambwira ngo rero muzamwice, mumwicane n'umwana, kandi muzamwicane nijoro, mwamwica mumurashe, mwamwisha mumwicishije ibyuma. Uko muzamwica ni mwe mukuzi, ariko icyo mbasabye ni ukugira ngo muzamwice. Nimumwica mugasiga umwana ndacyo muzaba mukoze, muzamwice mumwicane n'umwana. Arangije abahereza 20,000, arababwira ngo ibindi 80 nzabibaha aruko mwarangije igikoma. Akimara kuduha amafaranga twahise tujya turaza kurara hano. Noneho twaba turyamye twatuhageze tukumva utangiye gusenga. Twageraga saa 2 tukumva utangiye gusenga. Inzu narindi mari ifite akabaraza kukugama imvura no kubika mbingwi. Ako niko bicaragamo. Twakumva utangiye gusenga ngo tukabwirana ati none turica umuntu uri gusenga. Ikibazo tugize nuko ari gusenga. Yaba atari gusenga twakabombye kumutera tukamwica. None ikibazo turica umuntu uri gusenga. Bakavuga ati reba bakabwirana ati reka twere kumwica ahubwo tuzamwica umunsi azaba atasenze. Ubwo bakaryama nanjye ubwo uko nasengaga kumbi babaga bandegereje baje kunyica. Ariko kubera ko nasenze umutima ukababwira ngo ndibanyice kubera ko ndi gusenga. Ahasigaye bukaburake arambwira ati ameza 3 gashize turara hano tuje kukwica, twahagera tugasanga uri gusenga. Natwe tukabwirana ndaho turica umuntu waraye uri gusenga. Koko turica umuntu uri gusenga. Ati buka inzoga yatunyweshe twabaga twanyweye twanahaze, ati tukiryamira ku dushugushugu tubagamo, twajya kumva tukumva burakeye ndacyo dukoze. Ati mu gitondo tukaba turatashye. Arambwira ngo mu minsi runaka, umunsi runaka wagiye mu materaniro ugenda uhetse umwana, cyo genda agiye mu materaniro muri Nibature. Kuva aho narinduye kugera muri Nibature namanukaga umusozi narinduyeho ngacyamika gatoya ngongera ngazamuka undi ngahinguka ku rusengero. Arambwira ngo umunsi umwe wagiye muri Nibature ugenda uri kuririmba indirimbo ivuga ngo unjye imbere Mana isumba byose, dore nge ndi umunyantege muri isi ko ndi umwimukira ndagufite nagirahe. Navuye mu nibuka ko navuye mu nzu ndi kuyiririmba. Ndinda ngera icyo gitero nagenda ndi gukiririmba kikarangira ngagisubiramo kugeza ngeze ku rusengero. None icyo gihe navuye mu rugo ngiye muri Nibature ngo niho bahagurutse baza bangurikiye kuko bamenye ko ngiye muri Nibature. Bamanuka bandi inyuma ngera ahantu h'igikombe nagomba kuzamuka kugira ngo mbinguke ku rusengero. Ahantu ndabantu bari bahatuye hari ahantu h'umwoma hatari abantu hari intoki. Ngo barabwirana ngo rongo ubwo tugeze hano hari indoke hatari abantu. Mureke tumwicire hano n'umundi ndo bazamenye umuntu wamwishe. Aho hantu narahageze umunsi yambwiye bangurikiye. Nibuka ko nahageze umusatsi ukamvaho numva ibikoba bimvuyeho, ariko kubera ko narinzi ko ndi ngenyine kandi ahantu hatari abantu nagiye ndi kwiruka ngiye kubona mbona ngeze mu rusisiro. Ndari nagera mu rusisiro ngo bari kubwirana ngo banyice. Umwe muri bo kuko wari kubimbwirana wari mukuru wabo yarashimeze ngaho bahagarariye. Aramubwira ati rero babiri bazamuke bajya imbere nanjye tsigara inyuma tumwicire hano tumurashe, nimwumva ndashisasu ndurutse muturutse imbere namwe murase muturutse, ndamurasa muturutse imbere namwe murase muturutse inyuma. Bahageze barahasiganira bati none wari wabatereje ngo ari yababwiye ngo nimumara kumwica muzajye muri muhungwe
muzamara amezi 3 ndaho bazamenye uwamwishe, kandi naho mwafungwa muzafungurwa. Icyo gero ngo babwirana, niho bagezeho ngo basigana, babiri bakanga kujya imbere ngo bakabwirana ngo none ngo nitumwica bakamenya ko ari twe twamwishe, ngo bagumya gusigana, ariko basigana ngiye ndi kugenda, basigana ndi kugenda, birangira bwanye amafaranga twariye nayo dutegereje kuzahabwa, tuzavanga icyatumije tutamwica cyabarigike. Bajya inama birabananira. Uwo musore wari ukubimbwira ngo ati ngiye nakoze ku mbunda ngo ngurase, numva indoki ziranze. N'abagenzi banjye ngo nabo baramubwiye ngo nabo bakoze ku mbunda ngo bandase, ngo nabo bumva amaboko aranze. Uko basiganaga ngiye niko nagomeza kugenda, kuko ntabwo narinzi igitero kingurikiye. Ngiye kubona mbona ngeze mu rusisiro, baravuga ngo ubwageze mu mago g'abantu reka tubyihorere twitahire. Nagiye gusenga, ngeze mu rusengero ndasenga kuko nabandi basenze ndataha. Arambwira ngo uhereye none kuba tutarakwishuriye munsi ntabwo tuzakwica, bizagiye bigiye, ntabwo tukikwishe, kandi mu bazakwica ntabwo ndimo. Ingendagera hano n'isonze unyihera ibiryo, nuza ufite urukiko kwasa cyangwa umurimo wakunani uzambwira ngo ugufasheho, ntabwo nzakwica rwose, ngiye mbivuyemo, kandi humura n'abagenzi banjye ndababwira nabo ndacyo bazakora, humura ntabwo tukikwishe. Ngimara kumva ibyo ambwiye nahise ngira ubwoba, ndavuga ko biri kose anyishushanyijeho, wabona ibyo ambwiye azanabikora. Ariko nahise mfata umwanzuro wo gusenga, ndavuga ngo Mana ngiye ngiye gusenga, niba nanyica bazanyica ngijijwe, Imana Yezu ubugingo bwanjye. Ngimara kugira ubwoba ngiye gusenga, Imana ivugana nanjye ngo yangijije urupfu, irungiza butari rumwe atari n'iminsi ibiri, ati nagukijije urupfu, nagukijije gupfa utunguranye, nzakugirira neza, nzabana nawe, kandi nzakugira igikoresho cyanjye, uzamvugira hafi na kure. Ibyo bivuyeho ndi gusenga, abakristo twasenganaga nabaga muri korali y'ababyeyi, perezida ngo natangiye kujya araza kusura, akazana n'abandi baririmbyi n'abakomite baje kunsura bagasengera iwanjye. Ko baje gusengera iwanjye, Imana ibategeka gushinga icyumba, aravuga ngo buri nimugoroba ngenda babona mwaje gusengera hano. Bahise bajya baza gusenga abo mu rusisiro ndimo ndarwara rurimo abantu bakijijwe bari bari kure bo twasenganaga, ariko santere ndimo ndabapendekote bari bari. Niho nagiye kubona mbona uko twasenze abantu bakava iwabo baje kureba abantu bari gusenga, bakumva baje kureba abantu bari gusenga, bakagira amatsiko yo kumenya abantu bari gusenga ni bande, ibyo bari guhanura ni ibiki, kuko Imana yavuganaga natwe. Nabo bakinjira mu cyumba, bageramo bagapfukama bakihana. Kugeza ubu habaye abakristo, ndaho nongeye kugira ubwoba bwo kuvuga ngo nzicwa. Nahise numva ngize icyizere, Imana ibana nanjye, mbashinga icyumba ndahaba. Muri urwo rugo nahamaze imyaka 3 ishize, niho nagiye kubona mbona umuhanuzi aje kundeba, umwana uvuye kure, yaraturutse mu nce z'Imashoza, avuye ku mudugudu w'Imashoza, arambwira ati rero inziye ku bimenyetso by'Imana. Imana yambwiye ngo ahondagira ngasanga umudamu uri gufura, uri kumesa imyambaro, mubwira aya magambo. Ndangije ndavuga ati yewe uretse kumbwira ngo ino ngujyane mu nzu manze njye kukugaburira. Namuhaye ibyo kurya ararya, amaze kurya arambwira ngo nubwo maze kurya ngiye kukubwira iby'Imana yanduye. Yambwiye ngo hano hantu uhave uhaguruka ugende, ndaburuhukiro bwawe buhari. Ambwiye ngo ndaburuhukiro bwanjye buhari. Narababaye cyane kuko ngiye kuhava, numva kuhaba ndacyo bindwaye. Ndavuga si nabyaye abana babiri bapfushije basi, ubwa mbere nabaye iwacu, none ngiye kongera kuhasubira. Ndababara cyane, ndanabirwanya, numva bidashoboka. Uko nzenze gabwira Imana ngo mbabarire mbe hano ndacyo bindwaye, kuko numva gusubira mu rugo bindeye isoni. Nuko Imana agumya kungendaho, ndiko nzinze Imana ikambwira ngo haguruka ugende. Ndangije ndahaguruka ndagenda. Nahavuye mu bintu bigoranyije, nagize malaria nyirwara n'umwana, maze kuyirwara. Muramukazi wanjye uvukana n'umugabo wanjye yahise aza amenye ko narwaye, ndavuga ati rero dore ndarwaye kandi ndarebye, unshakira abantu bo kumbeka bajye kwivuza. Abantu yarabashatse ngejo ndabwo baje, yaraje aranyuhagira, dutegereza ko bari buza n'ingobyi ngo bambeke tujye kwivuza, mbona ndabwo baje. Mbonye bataje, niho mama yageze harabimenya, amenya ko narembeye mu nzu, ko ndi hafi no gupfa, ahita azana abantu bo ku musozi atuyeho, abari bo baza kumbeka njya kwa muganga. Mu gutaha rero nibwo natahiye mu rugo, maze gukira, maze kungwaza, arambwira ati mwana wanjye ngubwire, umugabo wawe yarapfuye ntabwo azagaruka, ntabwo yagiye mu mahanga ngo yagiye gushaka amafaranga, mbabarira ugume hano niwongera gusubira hariya hantu,
ibizakubaho uzigwarize ugenda ushake nyoko na basaza bawe ngenda ngo nzaba ngikitwa nyoko kundi. Nahise mwumvira nibuka ko Imana yambwiye ngo mbave ndabyanga, ariko nibutse yuko Imana yabimbwiye kenshi ngabyanga, ndavuga ati zibaye inzira z'Imana zo kuhava. Narahabaye mba mu rugo, maze kuhaba ngomeza gusenga Imana, ninginga Imana, mba mu itorero, Imana yacu idufashe, ndahaba ngo umurimo w'Imana, njya muri korari, nyobora icyumba cy'amasengesho, bangira umudiyakoni wigeragezwa kuko cyo genda mu rugo nari mfite, ndabona nemeye gusengerwa. Igihe cyarageze gusenga, icyo nabikundiye, nagiye kubona mbona menyaniye n'umugabo ariwe twashingiranye. Nabwo nahamaze imyaka 2. Muri iyo myaka 2 nibwo namenyanye n'umugabo. Umugabo nawe apfushije umugore igihe cy'intambara, ubwo nawaza gusenga turamenyana, tumenyanya nandarika nanjye njya kuvuga ubutumwa iwabo, yari yavuze ubutumwa iwacu. Cyo genda asengeraga ku mudugudu w'Imukondo, nawe asengera ku mudugudu w'Ishuri. Tumaze kumenyana niho yambwiraga ati burya rero ndagukunda, ndikumva shaka ko twubakana urugo. Nahise muhakanira, ndavuga ati ngiye napfakaye 2, mfite abana 2 b'imfubyi, ntabwo byashoboka ko nagusanga weho jya gushaka abandi, naho ngewe ntabwo byashoboka. Arambwira ati cyo kuba cyarabaye ntabwo ari ikibazo, ndakibazo biteje ko ufite abo bana, kuba warapfakaye 2, icyo ntabwo ari cyo cyaba ikibazo cyuko tutakora n'ubu. Ngira ngo ntabwo ari byo, ndamuhakanira kenshi, ndanamuhakanira yanga kubyemera. Yanze kubyemera, ngiye gusenga Imana irambwiye ngo ukoreye ubukwe kandi ku manywa gukuhiga isuzuguriro, ngugiriye neza kubera ko wanyubashye, nanjye ngugiriye neza. Haleluya, amen. Iyo ngeze ahantu rero numva gafashijwe cyane, ngiye kubona mbona Imana ingiriye neza. Umugabo twahise yigaragaza mu muryango, arabaganiriza, barumvikana, dusezerana mu murenge, dusezerana no mu itorero, anyambika impeta, anyashyingirwa. Uwo mugabo turi kumwe, Imana yambaye umugabo mwiza, ndarwanira n'undi mugore, umugabo wubaha Imana. Ibyo bigeze numva bifashije, yubaha Imana, tubyumva kimwe, umugabo nkunda, numva mbishimiye Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya, amen. Umugabo turi kumwe tubyaranye abana 6. Ubwo uko abantu bashatse kubyivangamo, aho naho nareka mbivuge. Bamaze kumenya ko twakundanye, ko tugiye gushyingiranwa, baramubwiye ngo ngiye napfushije abagabo 2. Arababwira ati ibyo ndabizi. Afite abana 2, ibyo ndabizi. Baramubwira ngo numujyana nawe uzapfa. Arababwira ngo niyo nopfa ndikumva ntacyo bimbwiye ko ngenda ngo nzapfa. Umugabo tumaranye imyaka 18, dufitanye abana 6. Kugeza ubu mfite abana 8, 2 badahuje se b'imfubyi, nabo 6 nabyaranye n'uwo mugabo. Indi gushima Imana cyane, yangiriye neza, ikaba yarandereye abo bana ba mbere b'imfubyi bakaba barakuze. Umwana umwe nabyaye w'umuhungu wa mbere afite imyaka 26. Ubu yarakuze, ntabwo akiri imfubyi kuko ashoboye kwishakishiriza imibereho. Umukobwa nabyaye muri urwo rugo rwa kabiri afite imyaka 23, nawe ni inkumi. Ndi gushima Imana yandereye abana bagakura. Haleluya, amen. Ndi gushima Imana yandereye abana bagakura. Nagiraga ubwihanga ngira ngo ndibazakura, ariko abana banjye barakuze, ubu nabasore n'inkumi. Imana yacu ishimwe kandi himbazwe. Numvaga ubuhamya bwanjye nababwira ari ubwo, ariko ndi gushima Imana. Haleluya, amen. Imana itugirire neza. Hari ijambo rijya rimfasha cyane, reka turisome n'ubundi ndirangirizeho. Imana itugirire neza. Reka turangirize kuri iri jambo. Ni ijambo riri muri Matayo, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ibice 25. Imana itugirire neza. Amen. Ni umugani w'abakobwa 10. Iri jambo naryo rijya rimfasha cyane. Umurongo wa 6 rivuga ngo ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Maze b'abakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge
barabahakanira bati oya ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nabo mu bukwe, urugi rurakinga. Hanyuma abakobwa abandi nabo baraza barabahamagara bati nyakubahwa we dukingurire. Nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ndabazi, nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe Imana itugirire neza. Indego y'iri jambo ni ryo kuba maso kuko tutazi umunsi cyangwa igihe. Imana yadutungura nijoro, twatungurwa ku manywa, ariko ijambo ryo kuba maso ndarikundaga. Kuba maso mu bugingo, kuba maso mu gihe ngiki ntihagire ibidushuka ngo tugwe, tukabera maso ubugingo kuko ubugingo burahenze. Umuntu yabona byose ariko yabasha kubura ubugingo, byose bikaba birapfuye. Ikiza no kubona ubugingo. Imana akidufashe. Ndangije ndi kuvuga ngo rero ubuhamya bwanjye njya ngira abandi inama, abakobwa cyangwa abadamu bakiri bato. Ndangije mbabwira inama kubera ko mu gihe ngiki ujya ubona hari abagabo cyangwa abakobwa akumva ko gusanga umugabo ufite undi aribyo byaba igisubizo cye, ariko nasanze ndakiza cyo gusanga umugabo ufite uwundi. Igihe kiragera bikaba imyaku, yaba adasanze umugore we agapfuka mubura ibyo wari wiringiye bikaba ubusa. Ikiza icyatubera cyiza, wategereza Imana, Imana ikatugirira neza. No kugenda wirukiye ibya mugenzi wawe, nabonye ndakamaro bimaze, kubera ko nanjye numvishe ndacyo mbibonyemo byiza. Byandeye imiruho n'imibabaro imyaka itari mikeya, nubwo Imana yageze ikangarukaho. Jambo ryarambwiye ngo nugaruka nawe nzakugarukira. Nuko Imana yageze ikangarukaho, ariko nari maze kuburangana, narimburiye mu bugingo. Imana ishimwe ko yangiriye neza. Imana ibaha umugisha abumvise ubu butumwa. Imana ibagirire neza. Amen. Reka dusenga Imana. Mana ndagushimye, ndaguhimbaje, uri mwiza, ubereye mwiza, bagutegereje n'ubugingo bw'abagushaka. Ngushimiye ko wakoze byose ukaturengera, byari bikomeye. Gusengana ubuzima bwiza bujya gutuma Uwiteka Imana iminsi yacu yongerwa, ukadukiza ibyago n'amakuba biba bihari, ariko ujye ubidukiza. Ndagushimye ko hari ibyo wangishije, ndagushimye ko wangiriye neza ukamungejeje muri iyi myaka. Ndigushima izina ryawe, ndagushimye ko wanguye ahantu hakomeye ndabasha kwikura. Nabonaga imiryango idahari, ariko narakubonye, ndabigushimiye. Wandereye abana babiri b'abahungu, umuhungu n'umukobwa, barakuze, nabonaga byari bikomeye. Uwiteka Imana ndabigushimiye, nuhabwe icyubahiro. Ubarera imiryango idahari, ubanderera mwami wanjye, ndacyo mfite cyo kubaha, ariko mu bumana bwawe warabakujije. Ndagushimiye, nushyirwe hejuru, izina ryawe rihimbazwe. Amen.